Kugira ariko nawe oya bese badumubwira si yabikoze buriya ntirwaza ngo nigire nk'ikimara ntabwo ari kwitagenda mu kazi ke umva bimaze kubwira si ndi umurozi nta n'uwo iwacu waroze uri kumva ikintu yamaze ikintu nakubwira ngo sibuka muri iki cyumba ndamwitangiye n'urugo rwanjye nsanga urwo ariko reba ibyanyituye Doro kuryamye ufite ibitutsi byuka Doro ubwisikoro bwawe buzagiza cyane nakoze iki noneho gusa abantu uri kubabeshya ngo urarwaye wowe urarwaye njye mu bantu wabeshya sindimo ushaka nakubeshya kubeshya se umuntu yabiteguye ntabwo byagufata none se urwaye cyane sindwaye ariko nanone singutumye kuko nujya kubwira bari abantu ibintu byanjye nanjye ibyanjye nzabivuga akuba umusazi nese turahangana mbese mbanza mubwire Lydia aragiye afashe ipasi araza yinkubita ku munwa ejo bundi urabizi ako Doro nawe ntiworoshye uretse nuko muvugira ariko nawe ntiworoshye oya bese mbanza mubwire si yabikoze buriya ntirwaza ngo nigire nk'ikimara ntabwo ari kwitagenda mu kazi ke ntiyari bukore gahunda ze nk'ibisanzwe ako si akamenyero nabikoze rero kugira atazongera kumenyera ibyanyu mubwire kare bansanze kuri telefone bana Claudine barahinda baranuka barankubita bagira gute ako mubwiza ukuri nta n'umwe nigize nereka ko ibyo bibwira ari ukuri ubwo wowe nemereye yuko ibyo kwizamurisha umunwa no kujya gutara kubeshya ese urakomeza kuzamura umunwa gutya kugeza cyane umva ye igihe cyose nabikorera we ntacyo uzi gusa imva ikintu ngiye nkubwire nuramuka ugiye kubabwira yuko nakwemereye ko nta kibazo nagize nanjye ndakubwira mbese ntarinjira mu byanyu umva mubwire wagize konsesira hano Doro mbitse umugongo ngende kugusasira kandi ndi umurwayi urwaye iki ntaho nari wowe urashaka kunyicira ibintu uragira ngo Lydia aze kumenya ko none nanjye ugiye kunyirwaza se none se hari uhari ngo arakubona ntabwo mbishaka Doro ngusabye serivisi ndarwaye sindi kunama kubera umugongo ejo nahagaze cyane mwibaro mbabara umfashe ujye kunsasira kwi nanjye imirimo yo muri uru rugo iba yanyinshi ntabwo ushaka kujya gusa imirimo yose kandi ariko ntabona waretse genda ubikore kuko nari namutumye arasanga wabirangije nawe uragorana ako Doro ninjye wowe uzamura wagiye wisasira ko wirarana ko kagabo atarambwira ngo umusasi wese nuko ataryama ngo bisasuke hano ntabwo wakora ikintu utakurengejeho amagambo Claudine sorry uyu ntabwo araza Claudine si umukobwa bari Claudine ntabwo araza Claudine Karame. siko nari ngiye no kugushakira muri we Wiriwe. Nibwo nyiza mama nubutse nyinza. nese Claudine Biteze. bitore igihe wagendanye wari utaraza Claudine Ubuse uvuye hese Sibone nagiye n'amazi. none se tubyemere igihe nagutumiye Claudine warukiri Hari naho wabimenye hari abantu benshi.
aho nama ariko buri gihe ngo utumye usanga abantu benshi uriya mudamu wawe nawe uramuzi iyo ubona nta bintu by'amafaranga sinzi ibyo mwe mwavugana arakwihorera muhamagara nahagaze n'umugongo uranyisha ahubwo dorori yateze nibyo nari ngiye kukubwira kuri ibyo ukora dorori umushyire hasi dorori urabizi ko arwaye urabizi ntabyo ntabwo dorori arwaye arwara se arwara ibigika ari umunebwe ubu iminsi umaranye na dorori n'umuzi sindi kuburana nawe ibyabaye mumukubita ahangaha mukamukubita ipasi nimwe mwari muhari yaba wowe yaba Lidi ndabiyamye kuri dorori mu muha amahoro ye umva nimba ashaka no kuryama mu mureke aryame nashaka no kwicara mu mureke yicare kuko nimwe mwamuteye umuti dorori ni muzima mubwire ibintu kanga ngende kukubwira ibyo nzi ko arwaye ntabwo dorori arwaye yarwara atarwara urajya umutekeranye ntabwo ese iriya pasi wabaye igukubitse ipasi yase kutari ishyushye ari ikinyamitwe wagira ngo uriya ntawe uzi wowe ubana n'umuntu umva rero mwibwirire simba nshaka Claudine ibintu nkubwira banza ukurugutura amatwi banza ubyumve neza uru rugo ni urwana urugo ni urwana kuba ari urwana bivuze ko nakuraho ukuri ko nareka kukubwira ukuri ndi umukozi w'Imana ndi umuntu w'Imana ndakora umukozi w'Imana wowe ukora iki mubizi se ndayikorera ndakubaha sinywa amafaranga yawe sinkwiba nkubwira ibintu dorora reba iyo wigize neza reba iyo wigize umuntu mwiza ye ariko ye abakozi b'Imana baba batembera bagendana Bibiliya batwaza Imana ibitabo wowe ukora iki neza ko ntagira amafaranga Bibiliya nayigura iki nabuze nagura umwenda ndabona nagura wiri gukorera iki Claudine singuhemba ntabwo nguhemba kabi gasekwa ntakeza uramemba ariko yakira kuri banki arigenza kuyabikura umemba ngahe Claudine ntabwo hari igihe njya ngo udufaranga utateguye ejo bundi Lidi ntabwo numvishe ko yarwaye n'amafaranga cyangwa imihango nambara ikariso nkenera guha iwacu ntazara ko yarayimva z'abantu bangahe Claudine sinshaka guterana amagambo nawe umva banza unyumve ikintu ngusaba ntabwo ushaka hano n'iwawe nta kibazo nganegeka dorori neza amafaranga yo kumuhahira umva nakubwira ngo arashaka n'agatoki ukamuhe nakubwira ngo arashaka n'udukaroni utumuhe mumureke aryama aruhuke kuko nimwe mwamuteye ubusembwa kandi nizere ko ibyo mvuze ubusembwa azabubonye njyewe ndabizi ko arwaye Claudine sindi guterana amagambo nawe aha niwanjye nimba wumva utabishobora uko winjiye abari nakusohoka kandi nizere ko ibyo bintu wabyumvishije kugira ngo ukekaminda byemera zana amafaranga yo guhaha neza ararya makaroni n'ibitoki yakubwiye ko ashaka ikigoyiro agatogo w'iki Claudine wamvuye inyuma n'indumu Dorari kazuba kari kunyihora katanyuma ntabwo igihe naherenga hamagara kanyihoreye Claudine urahinda ubwo se ushyizemo urufunguzo kugira ngo bigende bite ndabona uri mu cyumba cy'umukesha zuba ageze mu tema nagezemo ne ubu se ko wowe winjiyemo bisabye viza cyangwa yagiye nuko nzi ko yagiye nose ugutangiye nangiye Claudine reka wowe wakozemo Claudine ndaguhonda ayo ntabwo ari bikotoro reka amavuta y'abandi saba n'umugore w'umuhari w'iyamurose wandagiye nanjye nkaruka sikazi ndikatagira naho ukaba ndangira uburozi wirogera umugabo hariya utakira mu mago nanjye mba umwamikazi nk'uko umugabane wigize hano njyewe murangira uburozi azi ngo warwaye wahwereye none ntabwo ndwaye mutekera amatoki ngo cyangwa amakaroni ngo ikindi cya kabiri ngo amasakuza ngo ye Claudine njye none wajya guha muhaye nubwo kunkorwa umva rero mbaza kubwira sindi umurozi nta n'uw'iwacu waroze urikumva ikintu yamaze ni ikintu nakubwira ngo sohoka muri iki cyumba ntacyo nsobokamo sohoka Claudine umva ariko nkubwira umbwira ibiki mwari muri mu by'abandi nta nubwo cyane wanditswa mvuga reka ibintu by'abandi umva ikintu wese uri gukora cyane icyo ari cyo cyose naba nkora ntabwo kikureba ndakubwiye ngo usohoka uri kwiga hari n'undi nshuti nawe si inshuti y'akagabo ahubwo mbabara umbwira ari wowe dore umunwa wahiye ziba wamaze isohoka uriya mugore se nasanga uwo muntu umeze ukakambaye agapfukamunwa ako kuhinda wowe ibyanjye nawe byatangiye ryari ibiki wakimuka byagenze n'amaguru umwana w'ibutare nta kintu mwigeze amuha pe tenye imana uriya mugore nawe basanzwe ari ikigoryi
ngaho singubwiye icyo washakaga ngaho muburozi nirogera umugabo ntabwo nduguyu nta nundi nduganda rugo umugabo cyangwa cyakagabo umugabo karakabyise nakaruka ngo kandi karanyine kandi yaguhaye amafaranga ariko abatindigwe aya igihumbi n'amafaranga igihumbi sawa mama igihumbi wese ukamuha nyine mbwira ibyo burozi ndagiye bivuga neva mu cyumba cy'abandi saza yumva ngo urarwaye inguru uri kwibibiki iby'ibiki niba amahero sohoka ntabwo nsohoka kode ngiye kuguhitiramo hano wanesha sohoka mureka nyine winyebera kugira uze kumbwira uburozi ariko ntabwo wanesha uburozi nkora kubonye sohoka rero numara usingenda subira ushaka uburozi subira nyine se ushaka uburozi ngasohoka ndabukuzanira kuko ndabufite pe ni bwinshi hakahanya we Allô? Oui. Walaikum salam. Mucho nsanze wambuze. Telefone narayisize kandi yari muri silence. Ngwiki? Akose mujo. Ejo bundi sibwo naguhaye message nkubwira ko nanjye bitameze neza. Ko akazi kanjye katari kugenda neza ko ndabyumva rega nawe utagira ibibazo nanjye birabinyije ariko uzi kuba muri Kigali wishyura inzu ugira ute ibintu byose biba biri ku mutwe wanjye wowe urabizi. Niyo mpamvu none se wowe ntushaka kumpamagara umbaza ngo amakuru ntushaka kumpamagara umbaza tumeze ute mwana wanjye bimeze gute wowe ni ukumpamagara unsaba gusa uba wumva nge nkora muri Beneri se cyangwa muzi ko i Kigali hari ahantu bayoragura amafaranga. Oya ntabwo ari ukugucyurira ariko namwe mujye mushyira mu kuri pe. None se kubizi ko mba muri Kigali hari connection kubizi aho duturuka aho Butare kuhazi nta muntu n'uyu n'umwe uba wagufasha hano i Kigali ni wowe wenyine ku giti cyawe. Ni ukuri pe jya ubyihanganira ntabwo ngewe wajya uko uteye umutima umbwire ngo amafaranga kuko ngewe ntabwo nyakora njye simura muri Beneri. Nanjye mba mfite ibibazo i Kigali haba ibibazo mwe muba mu nzu mudakodesha rero twe turakodesha kujya kuri wese urishyura amazi urishyura byihorere sawa. nawe basuhuze. Walaikum salam. Sawa abo mu cyaro nabo Allo, nabyo bimeze bite? Ese shadi ko wanyanze we? Ariko abantu bo mu cyaro mwabayemo umuntu mwese iyo yihugiyeho mwumva ko yabanze yabirase. Aha
ntabwo ari we wenyine ubu tuvugana nguhamagaye nyokorume wawe amaze kumuhamagara umva iyo atampamagaye umugore arampamagara atampamagara imfura y'ikampamagara ese bari abantu bafite ikihe kibazo njyewe ubu narumiwe pe biki ngumva ngo mfite ibibazo ngumva ngo ihene ngo yabuze ngo ubwatsi ngo ntaburi byambwira ukagira ngo njyewe ibibazo byanjye hariho mbitura nicyo kibazo none se ntashaka kumamagara ngo mbaze ngo umeze ubuzima bumeze gutya ese biragenda ese bimeze gutya ese reka amamagara ambwira ngo wampaye ngo 5 se ngo wampaye 10 se ngo wampaye 15 se ibaze oya si n'ubuturage menya haba harimo n'ubujiji nyine bo ntabwo baba babyumva nimba bazi ko i Kigali hari ahantu haba amafaranga bagenda bakayayoragura ntabwo mbizi pe kuko ntabwo ntekereza ukuntu abantu nk'abari abakuru bifata buri gihe akajya yumva ko uko umutima uteye azajya kubwira mpa amafaranga njye se ndi mashini ndayakora shabyihore ndaho umwana wanjye aha umva ndaho pe nyine ni struggle nk'ibindi byose urabizi shase ko uyu muntu nta mugabo afite nyine aba yimenya ibintu byose aha umva ni birebire mwana wanjye umva ibaze nk'inkuru buri kumva uriya mutipe uzigiye duherukanira umva kera pe aramuretse nasanze ari akabwa si umuntu wansabaga amafaranga ariko ibaze sha tugasohoka agashaka ko ari njye wishyura akanayataye yawuze mu bikari umva inkuru zo ziba ari nyinshi mwana bavuga bukira bugake sawa Doro! 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 Oui! Não ouvi. Bari mufitanye gahunda zimeruka byararangiye ibiki byarangiye ntabwo uzi ko mfite intebe n'amaguru ndabizi Doro utumbwira mu bintu byararangiye kandi ubizi byose none se ndiye cyari kuri kwireka nkubwire nawe nuko umuntu akubwira ntumwumve sibyo gushakisha umuntu ngiye nyine kugira ngo ukagaba atabimenya Claudine atabimenya biramvuna kandi aribo bakabaye bamfasha Doro urabizi ko ari wowe wenyine nizeye sibyo urabizi ko ideni nizeye sibyo Claudine urabizi ko ni umusazi ninjajwe ahita bivuga ariko sindoro kubizi ko ari wowe wenyine nizeye wenda uranabizi kuva na kera twabanye no byaje kugira bigahinduka niwe muntu wenyine mfite nizeye sibyo utangiye kugarura ibintu byuko twabanye ko ndi umusazi ubwo se wumva ushaka kumbwira na Doro nigeze mvuga ko uri umusazi koko
ndimo ndakwibutsa uburyo njye nawe twabanye ko ari we muntu nizera ko ari we muntu nabwira ibyanjye ndabizi ariko si dore uzi ubuzima nabaye sibyo uzi ukuntu kugira ngo ngire ahantu ngera navunitse tureke uriya muginga antwarira ibintu wari uzi ahantu nari maze kugera dore ntubizi ariya marido ko nagiye kuyikopesha ziriya ntebe ntubizi ukuntu zaje hano nkapfa kugura ibintu hano kwa mutwe ariko si dore mureke ibintu nari maze kugeraho ziriya ntebe ukuntu zari zihenze nzimurekere nzitere inyuma dore uzi ahantu naturutse sibyo kugira ngo ngere hano hantu ni ibintu biba bitoroshye urabizi ubuzima i Kigali buba bugoye kwishyura inzu ibintu byose biba bigoye n'ibyo nari maze kugeraho mbifata mbirekere umuntu hari abitware mbireba kuko dore nase kwihangana sibyo ihangana njye nzakoresha uko nshoboye mu gushakire nimubona bizaba ari amahire agusubiza ibintu byawe ariko wirira nose umuntu mukuru ararira dore ari wowe uri guca mu bintu mba ndi guca ntabwo nzi ko wabasha no kubyakira dore ziriya ntebe nicyo kintu kizima nitwaga ko naguze gihenze amarido asigaye ahenze ubu se urambwira ngo nzabigendamo none ikigori kirifashe gikuraho telefone yituma uvuga nabi sibyo tuzakomeza tugerageze kandi ihangana sibyo kwihangana umuntu ndamwitangiye n'urugo rwanjye nsanga urwo ariko reba ibyo nyituye kugira neza n'ubundi ntabwo yiturwa n'uwowe ihangane kwihangana hari n'ibintu byanjye nabonye bimvunnye ntaryama rwose subizi ukuntu nazindukaga saa 11 nkajya mu ibara nkataha bwije naniwe ariko reba n'amafaranga naguze ibikoresho byanjye barabitwaye ngo none ngo byihorere kuko toro wakwihangana udatuma nanjye ndera